What's up my beloved people? Hi, muraho neza ubukunzi ba filime Agahinda k'umubyeyi. Uzisi burya koko ngiyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Ibyari bikomeje kugenda bibera muri filime yacu Agahinda k'umubyeyi nibyo byari bikomeje kugenda bitera benshi agahinda. Muri filime yacu Agahinda k'umubyeyi, uyu mugabo ngo ni Bobo wagambaniye umugore Kamariza n'umwana we Miracle, yarakomeje guhondagurwa, yarakomeje gukubitwa izakabwana. Uyu mugabo ngo ni Bobo, umugore Kamariza yari yamaze kumufatira imyanzuro yo kuvuga ko agomba kuzagaruka mu rugo ari uko azanye uyu mwana. Mubyibuke neza, uyu mugabo ngo ni Bobo baramushutse birangira afashe icyemezo cyo kujya kumujugunya umwana we mu ishamba, bitewe n'uko umugambanyi w'umugore bita Gisele yari yamaze kumubwira ko uyu mwana atari uwe, ahubwo umugore we Kamariza ashobora kuba amuca inyuma, n'umwana bafite ashobora kuba yaramubyaranye n'abandi bagabo. Ibi nibyo byatumye Bobo ahubuka afata umwana we Miracle ajya kumujugunya mu ishamba, ariko nyuma yo kumenya ukuri kwa nyako, nyuma y'uko Scott yamubwije ukuri akamubwira ko uyu mugore ngo ni Gisele nawe yari umugambanyi, uyu Scott yabitekerejeho yumva umutima umuvuyemo birangira aguye muri koma. Guys, uyu Bobo yamenye ko ari amaraso ye yari agiye kujugunya mu ishamba, biza kurangira aguye muri koma, mu gihe n'umugore Kamariza wari umaze igihe kirekire afite ikibazo gikomeye cyane cyo kuba yarabuze umwana we, nawe manager wabo yari yamaze kumubwira kwa kuri kuryana mu matwi, amubwira ko umugabo we Bobo ari we wagambaniye umwana we akajya kumujugunya mu ishamba. Uyu Kamariza yari yaguye muri koma mbere ya Bobo, naho aba bose nyuma yo kuva muri koma bari bakomeje kugenda bahangayikishwa n'umwana wabo, cyane ko hari hashize igihe kigera ku myaka 9 yose Bobo atazi ngo umwana wabo babuze aherereye he, uyu Kamariza atazi ngo ese hari icyizere ko azongera kubona umwana wabo bari barabuze. Aba bose bari bakomeje kugenda bahangana, umutima wa Kamariza wari wuzuye umubabaro, amaganya n'agahinda. Uyu Kamariza yarakomeje kugenda arira yo kwarika, atekereza ko umwana we aramutse yarapfuye atazigera ababarira uyu mugabo ngo ni Bobo. Ariko uyu mwana ngo ni Miracle aramutse abonetse, uyu Kamariza yakomezaga kugenda avuga ko aribwo ashobora kubabarira uyu mugabo ngo ni Bobo. Uyu mugabo ngo ni Bobo nawe yarakomeje kugenda atekereza ku byo yakoze, akumva isi imwikaragiye ku mutwe imufungiyeho amaferi, aho twavuga ko ibintu byari bikomeje kugenda biba bibi cyane ku ruhande rwa Bobo, kuko yarakomeje kugenda atekereza byinshi, yarakomeje kugenda ashengurwa n'agahinda, yarakomeje kugenda asharirirwa n'ubuzima. Ariko kubera umugambi w'Imana, uyu Scott byose niwe ubashije kuba yabisoza, niwe ubashije kuba yagira uruhare kugira ngo Bobo na Kamariza bari bamaze igihe cy'imyaka 9 yose batazi ngo umwana wabo aherereye he. Scott agize uruhare kugira ngo bongere babe babona umwana wabo. Guys, uyu Scott niwe wagiye guhura na Zera ndetse na mukuru wa Zera muzi nka Tereza, ari nawe umaze iki gihe cy'imyaka 9 yose arera uyu mwana ngo ni Miracle. Uyu Scott bamubaza byinshi, bamubaza umuntu waba warabuze umwana, ubwo biza kurangira uyu Scott avuze ko Bobo ari we wabuze umwana, ariko yamubyaranye na Kamariza. Guys, nyuma y'uko Scott akoze ibi byose, mwibuke neza ko umuntu bita Tereza we yari yamaze gufata icyemezo cyo kurekura uyu mwana akamuha ababyeyi be, aho Tereza yari yavuze ko gukomeza kugenda arera Miracle nk'umwana w'imfubyi utagira ababyeyi kandi afite ababyeyi atari ikintu cyiza, yaba ari gukora icyaha Imana itazigera imubabarira. Uyu Tereza we ibyo yari yabisoje, ahubwo icyo yari asigaje kwari ukumenya ngo umwana aramuhande. Uyu Tereza umutima wari ukomeje kugenda umucira urubanza, nyuma y'uko Scott byose abihuje akabasha kuba yahuza Bobo na Tereza ndetse na Kamariza,
birangiye Tereza afashe icyemezo, afashe umwanzuro wa nyuma, afashe umwana amuha ababyeyi be ari bo Bobo ndetse n'umugore we Kamariza. Ubu kwa Kamariza ni ibyishimo gusa, kwa Kamariza yamarira, ibyo byose byabashije kuba byarangira. Ibibazo byose Bobo yari afite, uyu mugabo wari ukomeje kugenda amenengana, wari ukomeje kugenda ashakisha ahantu hose agamije kureba ko yabona umwana we Miracle, ibye birakemutse, umwana arakemutse, ndetse n'ikibazo yari afitanye n'umugore we Kamariza nacyo kibashije kuba cyakemuka. Guys, ibi ngibi nubwo ari Scott ubishize ku iherezo, umuntu wakomeje kugenda abigiramo uruhare ni muganga cyangwa se uwo muzi nka Dr Patrick, aho yakomezaga kugenda ashishikariza uyu mubyeyi ngo ni Tereza kuba yafata uyu mwana ngo ni Miracle akamuha ababyeyi be. Nanone uyu murumuna wa Tereza muzi nka Zera naye yakomezaga kugenda ashishikariza mukuru we ko bafashe uyu mwana ngo ni Miracle bakamuha ababyeyi be ari byo byarushaho kuba byiza. Gusa ikibazo Tereza yari afite ikibazo cy'uko amaze igihe kirekire arera uyu mwana ngo ni Miracle, bityo akaba yaramaze kumutakazaho ibintu byinshi cyane. Ikintu kigiye kuba cyabaho ni uko Bobo na Kamariza bemeye ko ibintu byose Tereza yatakaje kuri uyu mwana wabo ngo ni Miracle mu gihe kingana n'imyaka 9 amurera, bagiye kuba babimusubiza bakabikuba kabiri, ndetse bakamuha n'ibihembo bishimishije kubera ko yareze umwana wabo. Ni ibyishimo kuri Tereza, ni ibyishimo kuri Bobo, ni ibyishimo kuri Kamariza, ibintu byose bikomeje kugenda neza. Gusa mwibuke ko n'uyu mugabo ngo ni Scott nawe umutima we urukomeje kugenda umucira urubanza, yarakomeje kugenda areba ibibazo byose Bobo na Kamariza bari kunyuramo, agatekereza ko ari we wabigizemo uruhare. Nawe yarakomeje kugenda akora uko ashoboye kose kugira ngo ibi bibazo bibashe kuba byakemuka. Urukundo rwa Zera na Scott rugiye kongera rugende neza, urukundo rwa muganga na Tereza rugiye kongera rugende neza, urukundo rwa Bobo n'umugore Kamariza narwo rugiye kongera rugende neza, kubera ko iki kibazo cy'umwana kibashije kuba cyakemuka. Uyu mwana ngo ni Miracle yarakomeje kugenda ateza ikibazo gikomeye cyane muri filime yacu Agahinda k'umubyeyi, ariko ibyo byose ngira ngo muri kubyumva ko bikomeje kugenda birangira neza. Hasigaye iyi episode abantu mwese mushaka kuba mwayibona ku munsi w'ejo, Kamariza na Bobo bari kumwe n'umwana wabo bari barabuze nyuma y'imyaka 9 ishize, Miracle bishimye. Ndagira ngo tubibutse gukora subscribe, reba munsi y'ivideo gato kuri iyo buto y'umukara yanditseho subscribe, ukandeho fungura akazogera kuri all kugira ngo episode zose za filime yacu Agahinda k'umubyeyi ujye uzibonera ku gihe igihe twauploadinze. Kanda subscribe, ukande like, nako gakumwe k'ikiganza karebye hejuru. Numara gukanda like uduhe igitekerezo cyawe hasi muri comment, tubwire uko ubyumva, uko ubibona, uburyo buri kimwe cyose gikomeje kugenda neza muri filime yacu Agahinda k'umubyeyi, uburyo filime mukomeje kuyibonera ku gihe. So rero bye bye, afite la vista, turabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde, ishira imigisha mu byo mukora byose. Tuze guhura ku munsi w'ejo tubagezaho iyi episode, ibintu byose bikomeze kugenda neza. So avit la vista.